Nese ubu nkora iki? Ngambwira nawe ubu nkora iki? Nta kintu ntakoze. Nzanye ibinini by'umuriro reka da. Nzanye iby'umutwe reka da. Nzanye iki reka da. Ubwo rero sinamenya impamvu nta hari umuti utanyoye. Mu miti zose hari zibagaho. Ndahamura ashwida. Ndagerageza bundi buryo ashwida. None ubukoko yemwe ikindi ni iki cyubu nakora. Ngambwira nawe ngira inama nkora iki? Ukagira imana we kuko wa mugore we kuko ndamenya indwara urwaye hari gatiki. Ndambwira nawe uti ngakora iki wenda sibyo? Bwira uti wenda ikintu cyo gike nabari cukora niki ntakoze. Hari icyatsi cy'ubwoko wabuzi ntigeze nzana ahangaha ngo nkuvugutire ngo hamurire. Wenda n'ubuhe bwoko koko cyangwa hari ngushakira itaka. Ibyo ngo nibyo utari wajya. Mwiriwe? Nibyo mwiriwe. Muramuze? Yego. Umeze neza? Muraho. Wagira ngo se ubwo murarwaye? Turarwaye. Twararwaye. Uraho mubyeyi? Murangiwe na buke ngende. Buke ngende. Yarakundangiye nguze ni ngewe uri kubakisha hano kuri no chance yo hepfo. Nitwa Ruhara. Ni wowe wahaguze? Iyi ni ngewe wahaguze ndi kubakisha. Wowe sinyirira etage? Mukomere. Twararwaye dore twararembye. Nta kuntu ntagize dore umucecuru nta chatsi nta muvugutiye. Nazanye ibibutibuti ncamo imishipuri imvangamo umuhanga ncamo kimbazi ncamo imifumba nashize mu rwiri urubingo yarahekenye parume ndayitogosa. Ibyo biravuga nego bikirama igiko naramuhaye amababi y'inturusu umwisheke nta kintu ntamuhaye mpamuyima umuranda gashibyo byose yarashishimuye reka data namusutse amari cye mushira mu ngunguri ndacanira arazira ngo arabirinda ubu mubiri hano iki gice cyo hepfo nta ruhu ruhari yarunutse byose ndagerageza ngo nani mucanira gatogota indwara muri mirashivemo biranga ahubwo hashuruhu. Ibyo byose nta kuntu ntagize byaranze. Muze rero njye narinje kugira ngo nguhakaze akahe kazi mbwira akahe kazi. Si wewe warindaga hariya kwa babashinwa bo bakamuhanda? Uramushinwa burangira murindiraga. Rero reka mbyihorere ahubwo reka ngufashe dutwara umurwayi kwa muganga. Mbwira ko kanda dutwara umurwayi kwa muganga. Nta mituweli. Wamujana ute? Wamujana koko ariko nibyo aribyo mba namujanye kera kuko amaza meza tatarwaye no mpamvu yarembe. Urumva ukuntu arwaye uyu muriro afite uyu ni wa malaria. Uyu ni wa malaria. Reka tumutware kwa muganga. Ubu umuriro ubu guroroshe ninjora aratogotaga ukabona ari kubira ibyo yabiri gushegenyuka mu mubiri naho ubu kumanywa amaze ari gucana kayaga. None se kuki utamutwaye kwa muganga? Namujana na mituweli kamujana umuze wari wasiba kukabari. Usiba kukabari no sikani nagicupa nago akudahabaga nije ngwere n'ibihumbi 7 basi idari ndisi bya bivugaga ngo inzira ntibwiraga umugenzi intamenya. Okay reka tumutware kwa muganga ahubwo wowe ikintu uri bukore. Oya uramenya ntabwo ngiye kurutanga ntabwo ngiye kuba ndatanga urwamenyo kwa muganga. Uramenya none se apfe nyine apfe maze kwa muganga baba ntamya amenyo gabasetsi na apfira. Oya ndi gusenga nandi ndi gukora uko nshoboye. Muramucecuru uriya rero
ntabwo wamenya impamvu Imana inyujije aha. Reka njyewe mbafashe umubyeyi ajye kwa muganga akire, namara gukira n'ubundi akazi nzakaguha nzayakuramo. Nta kibazo, ndishyura 100%. Iyo mitiweli uyihorere ndanayigutangira. Ayika mana we ndahira sha nukuri buca mana we urakoze ariko Imana we buretse mukecuru reka buretse gato. Ntabwo uyu mubyeyi ntabwo yamara iminota 2 ari hano. Iyi ni malaria y'igikatu, iyi ni imisaraba 8. ubwo twemereye nta kibazo njye kumujana. None reka we byihorere, reka nzana abantu amafaranga ndayishyura. Nuko kuko umubyeyi akumera ne gutya ngo mwasirimutse rero. Oya reka njyewe ntabwo nari nje hano niteguye ibi by'uburwayi. Yego birantunguye birangwiririye. Nari mfite amafaranga ya sima, ibyo byose ndabiretse. Reka njye mu rugo mfata imodoka cyangwa wowe kankwereke bikore wihuta ujyane na madamu hariya kuri cya kigo nderabuzima. Yego ndahita nkusangayo. Amafaranga yose bari busabe kugira ngo umugore wawe akire ndayishyura, kandi n'akazi nzakaguha. Nta kibazo. Urakoze wowe bikore vuba vuba ugeze kwa muganga. Ibintu byose ndabiretse. Yego sawa. Umba rero yewe yoma ngaguruka rero. Ego urikagaza rero ndakureka tugende ku bitaro. Mituweli irabonetse, amafaranga arabonetse, ibintu byose birabonetse. Sinkubu wakira ko mba bibonetse. Oya mbasi rembugagare uriya muntu ntago gagomba kumuvamo wakino ntuzanakire ukomeze ugagare ako si cyangwa mukangaye. Eko nawe hangane mbasi wahatunyuze he cyangwa icaba meze bite sha komera mwana bisa. Reka shande kundorere mwana we cyanze byakomeye yandembanye buretse nibyo kuko mbasi mbase n'ubundi mugiye kwagera. Fasha ndagufasha ngufasha gutwara n'ubundi mugiye kwagera sibyo cyanze umva nyine nkubwire. Yego n'ubu mugiye kwagera reka nze ndaje. Ntabwo nenze uko byageze aha ngaha. Bambwiye ko rwaye yararembye yahereye mu maguru tumanuke tugende. Ubwo rero nta kibazo iragenda bigera mu gatsintsino ahantu hose. Umubiri wose gwarafashwe mwana we. Ubwo nibabaha ibitaro ubwo wenda turamenya, wenda turebe ukuntu twabagemurira. Nanjye reka mbanze ngira ibyo ngira. Ihangane rero ariko kanze bure umbese uretse simera nk'uwicaye wicare hano gakeya manze nigire kwituma ngiye kwituma wicaye yewe ngaheguka cyangwa uburyamya mera nk'uryamye aho ngaho ryamaho amaguru gashyira hano hino. Mbose ndaje rero ni ku musarani ngiye kandi umuntu ntabwo ngiye kure sibyo ku musarani unamuheto si wambwangwa ibi bidomoro ntabwo birabidomoro urakaza.
usigara uvoma cyane kabisa. aya se nanga umaze kuvoma Maze kuvoma 2. watunze angahe Arindwi. watunze 7 ayo nayo nabire maze kuzura sawa sinonizi sana samaza arimo kuza gahoro cyangwa arimo kugira uzi ko rabuze amazi yo kugira iyo yo gupolisi mana hano ikintu na kimwe kirimo gukora Yuzuye. izi ni zingase zimaze kuzuza gira vuba rero gira kwanza reka nkubya kugira ngo tujishe bose sibyo wowe banza ujyana yangaye jyana yangaye biraza Kuza ari make. amazi ko yagiye gira vuba banza ujyana yangaye wa mugabo njye mfite ikibazo murimo kuvoma ijerekani mwivoma amasanga sasa iyi ngorofani yatobotseho kabyara yatobotse ubu tuvugana mbona bitarimo kujyana make ese reba ku kazi abahedi baricaye abafundi baricaye uragira ngo unyirukanishe ku kazi uzajya umemba wowe oya ntabwo naguhemba wo kabyara we twara yahagezemo nta kibazo ndabanyivomera yagezemo se genda wute nyine ahubwo nta kibazo unyirukanisha nyine ikibazo se kwirukanisha uragira ngo bigende kuva saa yine byose biracyari mu busa Yego mwiriwe. kubona Mwiriwe. yego Kamera. kamera ntacyo ariko se Yeah. nta kido no oya n'amazi yasagiye we nyirukanisha wagiye mu kabande se tukareka guhagarika akazi k'abandi wagiye mu kabande ibyo nta kibazo reka nze niko segerwa aka kanya mugeze ku bitaro Niba duhaye igitanda. Duhaye igitanda. ashobora shima Mbese ibi byo murumo. nze kubishota koko Bas. Yari byo kuvomeramo amazi se. nta mazi turi mu kuri yanzu ya kayitani rero barimo kugereka kabiri Jya. barimo guponda amatafari no kugira ngo bamene beto barashaka kugira Uzi urimbwa n'izina ry'Imana. mbwa yihese Kano uzapfute abaye umugabo. Cyaka wagicucu ushaka gushitura abantu. nase ninjye utanga Tanga. hariya nyine n'uyu ngutanga Ukagenda bidomoro bimeze guca nk'ibyo gushiramo inzoga. Ngize ngo wahishije. Sundebera mwa. Umurwayi ubudagatura mama. Kwizana rekana n'uwo musaza fata ibidomora ujye mu kabande Bareka kunyita umusaza. guhagarika akazi Winyita k'abandi. umusaza sha. ndagutanga ku ishansi Nanjye ndi umuntu. wawe nta kuri kw'Imana ako bije uzi ko nawe uri Umbase urimbwa uringegera. Toka. nase ndiyegera mu Bwera bwera. kabwera ubwira Wagipambara. Wagipuye bose ubu. Iyo uvugisha ukuri twege no kuvuga ngo ni by'amazi. nase nkagendamo kanguka Tanda. Ubuzima kuko mushumutse uzimikoki manu twaruko hano wawe amazi. Uza abantu mariri wawe. washakaga iki Tenda. Kuzinigimangeze ngo wasengeshe. Ngo wahishije wenda ugiye gusengeza. Nanje ngo wenda byibuze wenda nibwo cyabi igikopo nkibirindure. Uza hano umugore wanje musize se. hakoreka nkubaze nyine umusize ku bitaro nta kibazo nimba bamusubiza ngo Kubitera. nase reka nkubaze ko abantu bavuga ngo indambi zagusha umuntu ku gasi uyo muto yawe cyangwa umugoza Tenda sha umva ibintu ukoze urimbwa n'ububwo uzabugabanya. Kwizina ry'Imana uzihana. ikibazo Nizose umusarani. Guri hehe? umusore dore nguri hariya Shama. Umhore y'ibintu. Uzi ko ibintu ntazapfa myibagiwe na. asinya gukorerwa usigira ishusho wowe Rwahiye. Ubero. ubwo aruje kuvumba kuri uyu ngoto none wagira ngo nini karame mwana wawe komera komera ngize amahirwe ndakubona shaka umva se ko nzi kuri inshuti yawe iyo bijya nta nimero ye wandusha bije asagira telefone ese turabyenza gute umugore warapfuye yapfiriye mu nzira hariya bamujyana ngo iki umugore warapfuye wabijeho bite nyirabutabure nyirabutarura aciyeho aciye se uvuye wari uri ku bitaro nawe jewe niko bisharija wari uri ku bitaro ndi ku bitaro njyewe hari umuntu kuzina kima ngize ngo waba warataze urwagwa rukaba rwahiye gusengeza sha wese kuze sha bisha urimbwa mwa ibintu byose reka nkubwire ni inkuru mbi dore uzanye inkuru mbi nguye iki nyirabutarure byarangiye umugore wawe none se apfuye bamushyizemo serumu byibura reka da abaye iki ageze ate nyirabutarure apfirira kuri kontineri ndetse ntabwo ari kuri kontineri se ni muri ku kigo nderabuzima ku bitaro sinagezeyo kubona kubona nyibitamo nkahita amabuka amazi ku izina ry'Imana ariko nyabuneka mugere kuko ni iby'amazi mwa
utabanye nasigara amazi y'abavumbi apisha umugabo arancituye buri kiyoka cya bintu mwanti kure hare nta senyisi ufite hose ko muno mutaza kandi niba umugore wawe apfiriye ku nzira warapfuye neza mwana we aragiye sha reko mume muze senyisi nyaruka nuko umujyana akanwa gasura uruhame umujyana ndebera nawe kweri